mugabo ni umunyamabara, uyu mugabo ni umunyamahano, uyu mugabo yakoze ibintu byinshi biteye ubwoba, ariko icyo yakoze cyane kigaragara yuko giteye ubwoba, uyu mugabo yasambanyije uwo nakita nka mushiki we, amaze kumusambanya amwirukana vuba cyane ndetse amwirukana na nabi. Ushaka kwibaza ngo ati se uyu mugabo ninde, ni muntu ki? Uyu mugabo bamwita Amunoni. Ni ukuvuga ngo Dawidi yari afite umuvandimwe, umuvandimwe wa Dawidi rero yabyaye umwana w'umuhungu amwita Amunoni. Noneho Dawidi nawe abyara abana benshi, harimo ba Salomo, Abusalomo, ndetse abyaramo na mushiki w'abo bana be uwo bita Tamari, mbese yabyaye n'agakobwa akita Tamari. Tamari rero ndagira ngo wumve ibintu byamubayeho, numara kubyumva uvuga ati amahano abaho ubu ngubu si ay'ubu ngubu gusa, ahubwo ni aya kera. Kuva isi yaremwa hagiye habaho amahano, icyo satani yadukoreye si ikinaha. Nguhaye ikaze, niba utari wakora subscribe ndagusaba kugira ngo ukore subscribe. Iyi nkuru ntabwo ndi buyitindemo, ndayigucira ku mayange ubashe kuba wayisobanukirwa. Nushaka kuyisoma yose uzajya mu gitabo cya Samweli, nurangiza uyisome uyikurikirane, numara kuyikurikirana ize kurangira uyisobanukiye yose. Ni ukuvuga ngo kuba umuntu akugwarira intege ndibivuze yuko agukunda, kuba umuntu yakugwarira intege akaremba ndibivuze yuko agukunda, kuko ibi ngibi nibyo byabaye k'uyu mugabo bita Amunoni. Amunoni yagwariye mushiki we Tamari intege, aragwara araremba, bya bindi mukunze kwita moro. Ni ukuvuga ngo rero uyu Amunoni yaragwaye araremba, ariko iwabo ibwami habagaho umugabo w'inararibonye, arangije aramwitegereza abona yaneneka, aravuga ati ariko se ni kuki warembye kandi ndi kubona washizemo, kandi nzi neza yuko uri umwana w'ibwami, iwanyu nta kintu mubuze. Arangije aramubwira ati wahora niki, reka ngo ubwize ukuri pe, umva nakunze mushiki wanjye Tamari kandi sinabona uburyo mbimubwira. Icyo ngicyo nicyo kikugize gutyo ukaremba ukava ukananirwa no kuva mu buriri, basi ngo ugende wote n'akazuba. Ati ni ukuri ni icyo ngicyo. Atumva rero ngo ugire inama, ngewe nguko mbikubwiye nawe nabibonye, ariko inama nakugira, tuma kuri mushiki wawe Tamari aze akugwaze, namara kukugwaza nyine azava ahangaha byakemutse, nta kibazo uzongera kugira. Uragira ikibazo kandi uri umwana w'ibwami, nta kintu na kimwe wabura. Icyo kigabo kirangije kiramwosha nk'ubwo buryo. Ariko nyine nkubwire yuko uyu nguyu Amunoni yari yarembye cyane bikabije, bya bindi mukunze kwita intege. Noneho byabaye ngombwa yuko atuma kwa Dawidi, atumayo umuja, arangije aramubwira ati ugende ubwire Dawidi yuko ngwaye, genda ubwire data wacu yuko ngwaye, narangiza anyohereze Tamari aba ngwaje muri iyi minsi narembye, nyine muri iyi minsi ndaye nakira neza. Nuko nguko byagenze. Asigaye uyu nguyu Dawidi yohereza Tamari ajya kugwaza uwo nakita musaza we Amunoni. Amaze kumugwaza, ahageze aho ngaho ari kumugwaza Amunoni, byaje kurangira amubwiye ati ndashaka yuko ungaburira. Arateka nyine, arangije aramugaburira, aramubwira ati ndashaka yuko dusangira. Nyine ibyo ngibyo byose akomeza kugenda amwiyegereza. Noneho biza kurangira amubwiye icyifuzo cye yuko amukunda kandi yifuza kuba yajyamana nawe. Tamari ntabwo yigeze abyemera, ariko akimara kubyanga, ikintu cyaje kuba, yabwiye abagaragu bafunga urugi. Bamaze gufunga urugi asambanya mushiki we Tamari. Amaze kumusambanya, bya bintu nakubwiraga ngo umuntu wakugwariye intege ntabwo bivuze ngo aba yagukunze cyane, hari n'igihe aba akeneye kwikemura ikibazo yarangiza akigendera. Ikintu cyabaye, yamwirukanye na nabi. Amaze kumwirukana, Tamari aragenda, ageze hanze ajya mu gikoni yirahiraho ivu, agenda arira inzira yose, ahura n'umuvandimwe we Abusalomu. Bakimara guhura, ni ukuvuga ngo yarebye uburyo mushiki we yabaye, arangije aravuga ati utambwira neza yuko Abusalomu ari we wagukoze ibyo ngibyo. Asigaye mushiki we Tamari aravuga ati nuko nguko bimeze. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa ntabwo yigeze ataha kwa se, ahubwo yatashe kwa musaza we.
kugira ngo isi atabasha kuba yakumva ayo mahano yakorewe umukobwa we kandi ari umwami. Ni ukuvuga ngo umuntu wakugwariye intege ntibivuze ngo yagukunze. Wa mukobwa we ushobora kubona abahungu benshi bavuga ngo ndamutse ngubuze sinabaho, uri impamvu yanjye yo kubaho, uri ijuru rito ryanjye, uri icyuki cyanjye, uri ipfundo ryanjye, uri iki n'iki. Ariko nubwo abivuga gutyo akubwira yuko aramutse akubuze yapfa, ndakubwira neza yuko ibyo bintu iyo ari kubivuga gutyo umutima uba umubwira yuko ari ukuri. Ariko ntibigutungure yuko umaze kumuhereza ibyo ashaka, umaze gutanga ku cyubahiro cy'Uwiteka, uwo muntu ashobora kukwihakana ndetse akavuga yuko atigeze anakubonaho, atigeze anagutekereza. Bikakubera nk'uko byagendekeye Tamari umukobwa wa Dawidi, asambanywa n'uwo bita n'uwo wakita nibura musaza we. Ibi bintu ujye witonda umuntu ukugwariye intege. Umuntu ukugwariye intege ntibivuze yuko aba agukunze pe. Niba wibwiraga ngo umuntu ukugwariye intege yarwaye yarembye ntakiryama ari gufata ikiko kikamujaba kukibwira ngo aragukunze, ni ukuvuga ngo agize icyo agushakaho akakibona ashobora kugenda. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nibyo byabaye kuri Tamari muhungu wa Dawidi, bikozwe n'umwana we. Nabyita umwana we kuko nyine umwana wa murumuna wawe ni ngaho aba ari umwana wawe, uba umubereye se wabo. Ni ukuvuga ngo rero yakoze amahano arangije, cyagiye yamugwariye wa mwanya wose yagwariye Tamari, umva yamwirukanye na nabi. Ngaha rero akijya kwirukana Tamari na nabi, mwako kanya akimara gukemura ikibazo cye, Tamari yaramubwiye ati ikosa cyangwa se icyaha uri gukora cyo kunyirukana kiruta icyaha uri gukora cyo kunyirukana kiruta icyo umaze kungorera cyo kunsambanya. Reka mbivuge mw'ubu buryo, icyaha uri gukora cyo kunyirukana kiruta icyo umaze kungorera cyo kunsambanya. Ariko nyine ntabwo byagize, yaramwirukanye. Iby'iyi nkuru rero ntabwo nayikomeza ngo yose nyisoze, nyigarukirije aha ngaha. Muzagende mwisomere, nimwumva yuko yino nkuru mushaka kuyisoza mukore subscribe. Nimumara gukora subscribe munyandikire muri comment muvuga ati iyo nkuru uzagenda uyidusomere yose uyisoze uyizane. Ndababwiza ukuri nimwengorera nzabikora, ariko nyine mwarangije namwe kunyereka yuko turi kumwe. Ino nkuru nzayicumbukura nyisoze, nimara kuyisoza nyibazanire yose muyimenye nyitangiye ijambo kurindi. Bityo rero niba wakunze yino video, icyo nagusaba kora subscribe. Murakoze.